Yes, Isano News ngewe nitwa Manu kuri screen yawe uri kuhabona marene w'abamarene mama minyoni. Abasuhuje. Nyemerera uvuge ngo welcome Isano News. Isano News mwese turabasuhuje mugiyeho mukore subscribe. Mukande like. Uko ibiganiro byacu. Murabizi namwe ko biba ari byiza. Apotre Mutabazi yarambwiye ngo tujye tubanza tubwira abantu bakore subscribe. Nukuri bajye bakora subscribe. Na abantu b'ingenzi bananyarukire kuri mama minyoni. Yego. Official. Barasanga ibiganiro byiza by'ubwenge by'umuryango kandi byubaka. Uyu yitwa Marene w'abamarene. Sinaremerutse kukubwira ngo ibwira abantu. Wabonye ko nakibivuga ariko kubera ku Isano News ari bwo bwa mbere bakubonye wabibwira. Ubwo bwa mbere bakubonye. N'ubwa mbere bambonye nitwa Umuremyi Leonira. Ariko nkaba ndi mama minyoni. Agira na channel yitwa Mama Minyone Official. Dukunda gukora ibiganiro bigendanye n'umuryango kuko turifuza kugira umuryango mwiza. Umuryango mwiza igihugu cyiza. Umuryango mwiza mu mudugudu haba harimo amahoro, haba harimo umutekano. Umuryango wabaye mwiza. Akagari nikagira imanza z'umugabo n'umugore. Akagari kagira imanza z'abana n'ababyeyi. Rero turashaka kubaka umuryango ugakomera. Minyo jabone nabwiye mushuti wa Apotre Rosine ahonga ati ndimo ndamusaba bwa buhamya bwe. Gati nabonye n'ahandi utanga ubuhamya kubera ko mu bintu ngira mu ubwenge nimba ari buke nimba ari bwishi no kwirinda kubaza umuntu ikibazo nzi neza yuko gishobora kumukomeretsa cyangwa kikamwibutsa nkuko kakaririmbo najyaga nkaririmba nkabona tindi bukiye twahuriye ariko no kuri komera mundi mama minyoni ni muntu kiduheraho ngaho ajya ni muntu mama minyone ni umumama nyine nkuko mubyumvishije ntabwo ndi bubivugeho ibintu byinshi ariko ndi mama w'abana benshi. Umutware yitabye Imana 2021. Nkaba ndi umumama ushima Imana ukomeje no kuzuza inshingano ze. Amen. Bega byiza noneho nanjye abantu barakumeye bavuga ati uriya munyamakuru kariteni yihe nyine nuko numvishe nyine ubwo ubutaha niho tuzahera urwo rugendo rona ariko uyu munsi reka duhera aha ngaha. Ugize abakobwa benshi nkuko babivuze ngo ufite abakobwa benshi hari n'undi wavutse none ugiye kubera marene. Yego. Turimo turakoma amashyi kuri Mama Minyoni Official twabivuzeho. Pastor Mutesi. Yego. Ndikumva shyushyura ahantu bashaka kumushyushyuriza bakavuga ko atari byo. Bashaka guhimba inkuru runaka. Kuri 30 z'ukwa kangahe? Kuri 30 z'ukwa gatatu. Umwuzuro w'Imana kuko buriya zero inyuma hari igihe iyo bashaka zero hari igihe itabara biterwa hari igihe bashobora gushyira kuzuro nyine n'umwuzuro w'Imana. Ubukwe rero mugeze mushaka amajyambere. Amajyambere ageze marene. Yego. Amajyambere. Mbo urumva abantu kuri Pastor Mutesi bavugaho ibintu byinshi. Ariko inshuro nyinshi ntago baba bashaka kumuvuga neza. Ibi ngibi rero ndi mu bantu bibabaza. Usibye no kuvuga ngo Pastor Mutesi nawe umuntu nakuvuga nabi sinzigera mbishyigikira cyane rwose urabizi ko nawe kuvuga nabi mara. Hari abantu babereyeho gukomeretsa imitima y'abandi. Hari abantu babayeho badashaka kwishimira ibyiza by'abandi. Hari abantu babayeho badashaka ko umuntu abaho yishimye anezerewe ariho mu mahitamo ye. Ukabona hari kubaho mu mahitamo yanjye birakubangamiye kandi ntacyo nagusabye. Nta kintu na kimwe ngukeneyeho ariko ugasanga ibyo bintu byakubereye umutwaro ngo Pastor Mutesi ngo agiye gushaka ukumva byakuremereye. Ese naramuka ashatse uzahombike kandi n'umugabo utari umuntu wagombaga kumutereta unamuterese ko atakwemerera ubundi iyo ashatse bikubangamira hirya. Ubundi gushaka kwe no kudashaka kwe
inyungu bifitemo ni iyi ngo yashatse abagabo benshi ngo yagakwiye kubireka ibyo biramureba ngo ingo zaramunani haramaze hari impamvu byagenze gutya ese ubundi bitwaye ese mwebwe niba mwarahiriwe n'ingora sinigeze kubona bamwe abana bavuga ko yahiriwe se tarasoza urugendo mukananywa n'inzoga ngo mukaninyarira siko nabyumvishije uyu munsi mutesi muramutukira iki uwo munsi umugore yagutayeweho ntabwo uzasigara uri kugira bo n'ibyababaho bafite strategy bubatse hari ubwo mwashyize agakingirizo hejuru y'ikirere ku buryo nta kibi kizigera kibageraho mwamuhaye amahoro akagendana n'amahitamo ye kubera iki abantu tubayeho dushaka kwivanga mu buzima bw'abandi kubera iki abantu tubayeho dushaka guhitiramo umuntu uko abaho nimba ukunda umuceri itsoke birakureba njyewe nkunda amateke rwambabariye nkirira amateke yanjye niba mu buzima bwe kandi buriya bajya bavuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika kubaho wenyine ni ibintu biryana urarwara ntugire ukuvuza bikaba ngombwa yuko uhamagara abo ku ruhande ariko iyo ufite umuntu muri kumwe mu nzu ajya kukuvuza nta kibazo na kimwe ufite ibuka umunsi wakoraga agisida ntabwo umugore wawe yari ari gushyashyana ndetse asaba n'inkunga abantu kuki we utamwifuriza yuko agira umuntu ku ruhande umushyashyanira akamufasha akamubwira ati komera humura iyi ndwara urwaye ntiri bukwice doko uyu muntu aramukeneye akeneye umuntu umubwira mu gitondo ati waramutse neza akanabimubaza bari kumwe ako kararyoha n'akakanyama kakajabura muzi uko akavuze nijoro nkahita bati wa mana we waduhaye ubona umuntu umaze kwimariya ukuntu uruhu rwe ruhita ruhinduka rwiza umubiri we ukabyibuha urugero ruri hano na leta ahangaha wabonye umuntu usa neza wabonye ukuntu umwenda uteye ipasi agakweto bwanagwe dore nge naje niruka do uyu muntu urumva iyo ugiye gusohoka mu rugo arakubwira ati imisatsi yawe ntabwo wasokoje neza cyangwa hengeka cya gitambaro neza ugitege neza uyu muntu na Pastor Mutesi aramukeneye mubwira ibyo bintu kubera iki mumurwanyiriza akabaho neza yishimye ese ubundi yabagize ati batubwire nibatubwire bajye no muri komanteri mutubwire ikintu umuntu yabakoze mwifuriza ibyiza gituma mubona agiye kugera ku cyiza buri gihe mukamutuka arajya kwivuza musakuze ngo ntagiye kwivuza arahagiye hose aramaze ngo no guteka imitwe aramaze biramureba kuki weho bikuvuna kuki weho bikubabaza inama kuba yomba rero tujye ku kindi cya kabiri ntago turi butinde uyu munsi nukuri njyewe ndifuza yuko usibye yuko twagize n'amahirwe tukaba dufite ribi ikurikirana abantu biha gusebya abandi nukuri navuga ngo ni amahirwe ntabwo bazigera bareberera yuko ufata umuntu ngo umurishe umutima ariko aba bantu biha gukomeretsa imitima y'abantu bakoresheje amagambo bicare bazi yuko ejo cyangwa ejo bundi nabo bishobora kubageraho bicare bazi neza yuko ntabwo tubateza iminsi nta nubwo tubifuriza ibibi ariko ejo tuzamubona ari kurira bararize nabo bararize hari igihe banariraga bavuga yuko kujya kwivuza bigoye kuko batagira mitiweli ahubwo mwakwegeye Pastor Mutesi ko iyo mitiweli yayikwishyurira ni ukuri uriya mubyeyi agira umutima mwiza cyane afasha abantu benshi reba n'ejo bundi hari umwana wapfushije mama we amara iminsi muri morgue Pastor Mutesi ni ukuri ibyo bintu yarabikoze ajya kumushyingura ahubwo abanyeshyari kuko babonye ko yakoze icyiza ntibabibonamo ibyiza ahubwo baravuze ngo kuki akoze akazi ka leta ninde ko leta ari umuturage ejo leta yazamwihera igikombe abandi bagatangira bagasakuza ngo kuvuga Mutesi ngo ni uguhinduka igicibwa mana hari amagambo njya nkurikira nkumva aranambabaje kubera ko mwagiye muri burayidi shawa nibyo muzira ngo agira abantu agurira ngo bamuvuge neza abandi ngo bamuvuge nabi ayo ni amagambo yabo bajye bagira abarusha n'igikundiro by the way arakunditse bwo abarusha igikundiro mukomeze musakuze akomeza kundwe mukomeze muvuge akomeze azamuke mukomeze muvuge akomeze yambare neza ko yabagaburiye yabahaye n'imyenda yo kwambara mwacecetse
shana ukuri kw'Imana buriya reka mbabwira akantu kandi ngiye gusorezaho reka mbabwira akantu ngiye kuvuga asa naho ariko nsorezaho nayo imaze kuvuga ngo yarabagaburiye yaranabambitse sibyo niba mukeneye n'uwo muceri mugenda bakubite senkani simwabivugaga se ukuntu yabahagaza senkani zo kugura umuceri n'amasosi bamushimira rero aho kugira ngo mwirwe mumusebya mwirwe mumwangisha abantu mwirwe mumwangisha isi ni hahandi hanyarabaruta anashatse umugabo w'umukire azakomeza n'abaruta ubundi reka mbabwira akantu nayo ngiye gusoreza ubundi reka nkubwire umuntu wese uri munsi yawe niwe wirwa higa amakuru yawe akuvuga agira gute ariko umuntu ukuri hejuru uwo mwanya ntabwo yawubona reka nkwereke urugero buriya meya ntabwo ashobora kwirwa ashakisha ngo dore ngo mudugudu ngo aciye ahangaha n'ibiti byose ntabwo yabibonera umwanya uwo mudugudu ashobora no kuba yiriwe no ku biro by'akarere meya ntabimenye ko mudugudu yahageze kubera ko nyine ari munsi ye ariko meya niyibeshye yinjire mu mudugudu ale bamutwara sibo bose bari bubimenye n'uw'akagari bubimenye kubera ko bari munsi ye rero umuntu uri munsi yawe ahora ashakisha amakuru yawe ayamenye ari meza yavuge ayamenye ari mabi yavuge nashaka naguhimbire kubera ko ari munsi yawe kugira ngo arebe yuko byibuze wamubwira uti ceceka mu kumucecekesha ukamupfunda n'ibihumbi 10 buriya hari umuntu ashobora guha ibihumbi 10 agahita aceceka hariya ariko rero reka mbabwize ukuri ni ukuri nimugabanye abantu bagabanye nimugabanye rwose mwaramubabaje bihagije umwaka ushize mwakoze ibishoboka byose mu mumenera umutima uyu mwaka wa 2025 Imana iramutabaye namwe nimuceceke erega iyi ni gasopo ubundi umuntu abatanze ni gasopo nimurekeraho di ibyo mwavuze byose ntabwo Imana yigeze imutererana ko bari kuvuga ngo Ferdinand nawe arahita agenda nk'uko abandi bagiye ajya he abandi bagiye abatera mwako barahari buriya banamurogesha niko babaye nawe bari bunuka sindi bubakira aje n'ikintu bita ngo tumuhombe kubera iki ishyari nta yindi mpamvu iri butume babikora ni ishyari buriya ishyari ni ishyano mw'abantu ishyari nta hantu rijya rigeze umuntu abantu nibicare nibitonde kubera yuko nta kiza cy'ishyari sibyo n'uyu munsi impamvu bari kwigira kuriya nuko bamaze kumenya urwego agiye kujyamo niyo mpamvu bari gushakisha amakuru hirya no hino bari guhamagara bari kugira gute byabacanze ariko nibikomeze bibacangamure kugeza umunsi bazagera bakavuga ngo turacecetse isaha nizi zo guceceka yego cyo bise rehabilitation na determine niga muri education rehabilitation determinism nimba ari ibyo ngibyo ntaribagiwe reka tureke kubeshya abanyarwanda ibyo tutakibuka yego ariko hari icyabaye ku mukobwa wawe mukobwa wanjye rwose harya yitwa kufite beshi ubwo se urashaka kuvuga ishanga rero menya ari umuhererezi mwiza umuntu wise wibuka kandi ufite ba Jackie urumva Emeline barahari benshi cyane bakobwa barahari ishanga niwe Merine ababyeyi bakuru bareberera igihugu ati aba ni bakwiye kujya amageragere oya bariya ntago bajya amageragere mageragere ntacyo yabafasha cyabaye kandi Imana yakoreye Nebukadinezari kambe mujyanye kurishaho abanza ry'urwunyu n'icyanga cy'ibyatsi byo mu ishyamba azavamo avuga ngo Imana niyo Mana yego byari bikwiye ntekereza ko hari n'ikiganiro nakoze nsa naho mbivugaho nagikoze hehera nagikoze ku Gasaro bariya bana ababyeyi ntago dushobora kwishimira ibintu bakoze nta n'umubyeyi waseka ibyo nabivuze ngo ababyeyi nimureke twicare turire abana ako kantu baragakata bakajyana kuri TikTok bati mama wayishanga kuki wemeye yuko abanyamakuru batangira kuguha ibiganiro n'ibiti byose nta kibazo njyewe icyo navugaga ni kimwe naravuga ngo nta mubyeyi ukwiye guseka
nta mubyeyi ukwiye kubona iriya video ngo ayikwirakwize. Abantu bazajya bakubona kuri stade bati reba mama wa mukobwa w'amacupa w'ishanga w'amahene. Oya nta kibazo kuko buriya abana bose ni abacu kandi kugira abana inama ni ingenzi. Dukeneye gufata aba bana tukajya tubaha umuco tukabaha n'uburere. Njye navuze nibashaka bazampa ikibuga nzajya nigishirizamo abana bangana kuri iyi bakujyana aho muri rihabure, kuko aba bana bakeneye kumenya yuko ejo habo hagomba kuba heza. Aba bana bakeneye kumenya yuko bagomba kuba ababyeyi b'ejo hazaza, nibo bazarerera igihugu. Rero umwana wamaze gukora ikintu nka kiriya ntabwo wamufata ngo uhite wongera umushyire muri sosiyete utaramuganiriza ku buryo buhagije. Impamvu babajyanye hariya ni ukugira ngo baganirizwe. Daboro biriya biyobyabwenge bafashe bimanze bibashiremo, nibarangiza bamwumvishe buryo iki bintu yakoze ntaho bihuriye n'umuco w'umunyarwanda cyane umunyarwandakazi. Birababaje rero kubona umwana w'umukobwa mwiza kuriya wari kuzategera igihugu urugori. Umwana mwiza kuriya w'umukobwa abanyamahanga bari kuza gushaka abageni mu Rwanda. Nibarangiza babone yuko hari n'abakobwa bameze kuri uzi ko biriya bintu byatumye hari abantu benshi bacika intege. Ubusenge sinakubwiye ko njye na Philipita na Papa Sava twahise twiyongeza imyaka. Wowe na Philipita na Papa Sava na King James we ntabwo kirabiranye twahise twiyongeza imyaka na Ruvuyanga nkuru nziza. Urumva reka ubwire ibi bintu biri mu byaciye n'abasore intuza intege. Hari umuntu twaraye tubuze arambwira ati mabamenyo mwabwiye abasore b'iki gihe bagashaka ko ari byo biri gutuma abana b'abakobwa bari kwikora biriya bintu ati kuko abasore banze kubashaka. Ariko yavuze ngo ariko nta kashi mu gihe turi kuzishaka nabo barashaka amacupa. Urumva hari ikibazo cy'uko ubukene buri mu bantu buri gutuma abantu bashaka amafaranga ku buryo butari bwo. Ari nabyo twari duhereyeho kuba wakwemera ukavuga ngo reka nandagaza umuntu ngo reka mute hanze ngo reka mwanike. Ubundi izo terime ni iz'abanyarwanda kweri, reka tubaze n'abantu babyita ngo ni ugutwika ukimanukira. Ngo reka nanike umuntu baramwanika. Ni umwenda bameshe se bagiye kwanika cyangwa n'ibishyimbo bahuye bagiye gusubiza ku zuba? Ni imvugo nyandagaza. Icyo nashakaga kuvuga rero abantu barimo barashakira amafaranga ahantu hatariho. Aribyo twari tugezeho n'iby'abana n'abakobwa b'iki gihe. Umwana w'umukobwa w'uyu munsi arabona mugenzi we ari kugenda mu modoka ati byanze bikunze nanjye ngomba gutwara imodoka mu mujyi wa Kigali, kandi arashaka gutwara imodoka nta kandi kazi afite. Ikintu kiri bubeho ni iki rero? Arakora amarorerwa nk'ariya. Navuga ngo imirimo irahari ni myinshi kandi n'igihugu cyacu gihora kidushishikariza kwihangira imirimo. Nibakoreshe amaboko bakoreshe n'ubwenge bareke gukoresha imibiri, kubera ko gukora kuriya mwana we biguha amafaranga ariko ntago ari amafaranga kujyana heza. Ubwonko burangirika se nibuka video naraye mbonye wayirebye none nawe basigaye bakugezaho ubwoba bwanyishe ndayireba. Ubundi nari nagize ubwoba bwo kuyireba ariko urayireba kumva nawe ubuzi ukwirwa. Emeline se n'undi muntu nawe ni ya Emeline urayireba ubuze aho ukwirwa. nari guta umuco ngo uramenye ngo nanjye unsangize ati oya reka oya ntuzabikore ntuzane ibitelefone icupa ririmo neza ryatanze inkwano kabisa. Ese buriya bamwishyura ngahe? Tayize se ko ziriya foto umenye ngo bazifata bakazigurisha abanye n'abagabo b'ibikora. Hari n'abandi ngo baba babahamagaye akamubwira ati jya kuri video call hanyuma ukora ibi n'ibi ndakwishyura gutya na gutya. Abana barangiza mu mujyi wa Kigali nyine bakabica bigacika agakubitaho menshi y'ibihumbi 100. Kuna ari beza sha mama minyoni murambe kubwe kambara ikanzu nziza y'ibihumbi 100. Imana irengera urubyiruko. Nicyo ngicyo nabo bari kuganirizwa rero Kabutera ngo ni itabi ngo urumogi rwishiro kabishe. Ariko ngo ari yarengeye umukobwa wacu Buriyane ngo ni nawe warubagurishaga ngo baramushinja bati nawe twarusangiraga nawe yarari muri kanuni ngo ariko basanga Yesu ngo yarumukuyemo
abantu nimvuga gutya banyumve neza ko nshaka kubabwira ngo hari umuntu warangizaho izo ngeso zose n'abo bazimu bose, cyane ngo ko harimo n'umukobwa wa pasiteri. kuba ari umwana wa pasiteri ntabwo byatuma adakora amakosa, ahubwo pasiteri agahinda afite karangana iki, ko ari byo mba nshaka kuvuga. Abantu baramushinja ngo yareze nabi, ngo cyane bimushinja ntabwo yareze nabi, ntako atagize, ahubwo yarananiwe. Kugeza ubu ngubu turacyafite abantu bagifite ya myumvire yuko batazi yuko umwana wageze muri adolescence umubyeyi adapfa kumubwira ngo yumve. Umwana ugeze muri adolescence aragutobanga ugasigara wibaza icyo uri cyo, uranamubwira uti ugiye he, akakubwira atari kurambaza iki. Kubera iki? Adolescence ni cya gihe umwana ageramo akumva isi yose yamaze kuyifata, akumva iyi nzu yarayiteruye yayicarira, akumva ni umuntu ukomeye, akumva ni umuntu w'ikirenga. Abana bageze muri cya gihe afite umuntu umubwira ngo ndagukunda, nzaguha isi n'ijuru, akemera icyo kintu yuko bazamuha isi n'ijuru. Ubu Manuel uramutse ufashe umwana w'umukobwa ugeze muri adolescence ukavuga uti mva rero sheri wanjye, iriya convention ndayigura mu mezi 6 ari imbere, uzi yuko uyu mukobwa gukurikirana n'ibindi bitekerezo afite, ukanamugabira ukambwira ati nkuhaye moki, kandi wenda hakiriho n'ideni ryo kwishyura iriya convention, ariko akumva yuko uzabasha kuyigura. Abana bari muri adolescence nuko bamera. Umwana uri muri adolescence uriyicara ukamubwira uti rero reka nkubwire, uti ndateganya yuko uyu munsi se turi mu kwezi kwa mbere, ati ndateganya yuko mu kwezi kwa 5 nazajya gutembera Dubai, nazajya Dubai, ati nkava Dubai nkomereza Los Angeles, ati nkava Los Angeles nkomeza, ugahita unahimba Nyabikoni akagira ngo abone wamubwira Nyabikoni agahita yumva ko ari mu kindi gihugu, kandi atazi ko ati kandi ndifuza yuko twazagendana. Ati ese ugira passport? Undi ati ntayo mfite. Ati ndaje nyigushakira. Ati cyangwa nawe igihe naranayikubonera bubwira iwanyu baguha amafaranga. Uyu mukobwa byanze bikunze amafaranga arahigira kubura hasi kubura hejuru ku buryo abona ntuzi, abona passport izamujyana Nyabikoni, kandi atazi ko ari mu Rwanda. Bamaze ati Nyabikoni ni hehe? Ati Nyabikoni ati ni hirya ya Dubai. Urenga nuko umwana ugeze muri adolescence amera Samerine na bagenzi bari muri adolescence, ubusore arabubagira. Bari abana b'abakobwa rero adolescence yarabafashe kuva bakiri batoya ku myaka yabo 15, barayizamuye bayigejeje muri 20 n'ingahe, ariko bayizamuye bari mu bikorwa bitari byiza. Ababyeyi ntako batagize, nk'ababyeyi ba Emerine ayo niyo makuru numvishije, ngo ntako batamugize ngo yige na kaminuza, arabananira babwiye ati ngiye kwibana. Yari yararyoye uko umuntu yagukubita 400 kuri konti ukajya kwa professeur kugira utese. Niba yakoreye 100 n'uyu munsi ejo akazakora andi 400 n'indi 300, shaka kujya mu ishuri kwicara, aravuga ati nubundi kwiga no kugira ngo nzakorere amafaranga none. Yanakireba mu ndererwamo akabona niwe mukobwa mwiza Kigali. Mana we, Uwiteka arengera abantu. Noneho tugana ku musozo rero, abasore bafite ininyi, nanjye nisuzumye nabati ininyi y'ubusa, ti bose si bamwe, abo mwaka tukisha bangahe benshi. Hari abandi rero bateye nkanjye bagifite ininyi, nge nahinduye ibitekerezo byo kurwara ininyi. Abihinduye? Nabihinduye. Urabona ugiye kujyamo neza. Inama ku basore rero barwaye ininyi, nge ndi kuyikira, nuko nabazaniye marene w'abamarene. Aba basore hari umuntu wigeze kumbaza atari ko kucyo utaganiriza n'abasore, ariko ubundi wazaganiriza abasore we. Ndiye kujya nkora ntuze abasore mbahuze mbabwire ati reka tuganire mwa basore mwe, mbereke ibijya. Umusore se nuzi nibabwiye Kagame bakamubwira ngo nta rufaranga. Aba basore nibicare batekereze ko ari abapapa bejo hazaza. Reka aba basore nibicare batekereze yuko ari bejo bundi bazaba bavuga bati dore imihanda yaciye ahangaha, aha turahubaka ama etage, aha turahakura mu manegeka, aha turahatera jardin n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Igihe yamaze gutekereza ibi bintu azava mu itabi, azahita ava no muri za nzoga na twa tubyiniro bahuriramo n'ibibi byose. Narangiza atekereze neza avuga ati ku myaka yanjye runaka nakagombye kuba mfite umuryango nitwa papa w'umuntu. Noneho namara gutekereza ko akwiye kwitwa papa w'umuntu,
ntabwo azajya muri kiriya cyiciro, nta nubwo azajya muri kiriya gikundi, ahubwo azakoresha amaboko ye n'ubwenge. Narangiza atangire arambagize nk'uko n'abandi bose barambagiza, yegera ababyeyi bababwira ati kwa runaka narashimye, nimujye kumfatira irembo, hanyuma ibintu bigende neza. Ariko uzi ukuntu kugira umuryango ari byiza, ubu uzagira umuryango n'icupa amaherezo azaba yaje. Nuriya mukobwa wacishijemo icupa nagarutse ari igihe yaba umugore mwiza, ahubwo ngewe bazame nomero ye. Uzanamusengera? Nzanamusahoya wajya wowe, ariko nabyo nzagenda mbyitwaje, nzagenda nitwaje Bibiliya, pana kwitwaza icupa. Sha wa mwana wewe, cyakoze Imana irihangana. Mama Minyo, Isano News, reka tubabwire ngo bashaka nomero yawe, twayibasabiye, wayitanze basi. Nimero yanjye ni 0788 266 83 22, tuganira n'abantu abagize amadepression, abafite ibibazo byo mu ngo kandi bashaka ko bikemuka. Niyo ugeze kuri Mama Mignone Official, ibyo bintu byose urabihasanga. Ufite umwana wananiranye ukabona ni ikirara kandi nashaka kubaganiriza bitewe nuko yasambanye rimwe agahita arwara sida, agahita anarwara depression ako kanya, akajya yirirwa yifungiranye, Mama Mignone arabicukumbura akamenya ko umwana arwaye sida cyangwa yatwise, batamuroza urushwima, bimunyuze mu kintu bita counseling and guidance. Mama Mignone w'Abamignone, Marene w'Abamarene. Yego, kite Mama Mignone w'Abamignone. W'Abamignone rwose bubahwe kandi ahabwa umugisha n'ukuri. Amen. Rwose ahabwa. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha amahoro. Ibiganiro byacu nakagaruka. Tuzajya dukomeza tubaganirize uko bwije nuko bukeye. Ku Isano News bakore subscribe. Isano News mukore subscribe. Kwa Mama Mignone Official. Kwa Mama Mignone Official mujyeho mukore subscribe, Ingoro TV mukore subscribe. Aho hose ni ahantu dutanga ibiganiro kandi ibiganiro byubaka. N'abantu bashaka ni n'umwakiteri mwiza, nimba warabuze abantuza muri filime buri abajyanama muri filime muri hoya abantuza bita gutera muri filime ni umwakiteri mwiza. Gusa urugo umwakitrise, thank you. Gusa muri filime urugo yubatse rwari rufite inama nyinshi, gusa rwasenyuwe n'amagambo, sinzi nimba ruzongera kubaka. Wasenyuwe shaho na bya mashami yo ku ruhande rw'imiryango. Amagambo ni nayo ashaka gusenya urugo twavugagaho, ariko reka rwubakike. Yitwa Murindwa Ferdinand, abonye umugore mwiza. Umugore mwiza, umugore w'igikundiro, sha umugore uzi ubwenge, umugore uzi gukora, ufite umugore w'umunyasuku. Imana ibaha umugisha. Umugabo aterura ibyuma kubitekeya, Pastor Mutesi. Ubundi ngewe nitwa Manu, Isano News. Imana ibaha umugisha, tuzakomeza tubane. Amen. Amen, amen.